Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Hello beautiful people. Hope that iko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi nifuje kubereka uko wakwandika Canadian Visitors Visa Letter. Abantu benshi bagiye banyandikira bansaba ko nabereka uko bakwandika cover letter isaba visitors visa muri Canada. Abakurikirana Storyteller ibyifuzo byabo biba ari nk'itegeko. Abatari bake bamaze kunsaba aka kantu. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukwereka mu buryo burambuye uko wakwandika cover letter. Sample ya mbere ndi bukwereke irimo byose wakenera usaba visitors visa ikwerekeza muri Canada. Icyo wamenya hano cy'ingenzi nuko cover letter ni ikintu kiri important cyane. Niyo mpamvu nahisemo ko twarebera hamwe uko yubakwa nibigize muri rusange. Hakubiyemo situation yawe, ibikwerekeyeho, ibyerekeranye n'ya migozi ikugarura mu gihugu cyawe, family ties, ibyo ukora n'ibyo utunze, nkwereke n'uburyo bwiza bwo wabisobanurira immigration officer. Ukimara kumuhereza document zawe zose, dossier zawe zifite mu ntoki, umusobanurira in details, ubundi ukamusaba uti please approve my visa. So mbere yo kwandika cover letter yawe ugomba kuba ufite impamvu yumvikana ituma wifuza kujya cyase gusura Canada. Then iyo mpamvu ukayihuza na profile yawe. For example, kanje nshobora gusaba visa officer nkamubwira nti ndi content creator kuri YouTube. Nagiye nsura ibihugu bitandukanye nkamuha urugero America, Europe, China. Nagiye masura nkakorera video zitandukanye. Kuri iyi nshuro nifuza gusura Canada, especially Toronto, nkayikora documentaire yo guha abakurikirana YouTube channel yanjye ya Storyteller Rwanda. Nawe ushobora guhuza impamvu ufite yo gusura Canada n'ubusabe bwawe bwa visa kugira ngo burusheho kumvikana. Niba ari meeting ugiye kwitabira, hari nk'ama festival atandukanye wagiye ujyamo mu bindi bihugu, ukabishyira muri letter yawe. Ahanini kubijyanye n'ubukerarugendo. No mu gihe ugiye gusura inshuti cyangwa abavandimwe, ugomba kwerekana profile yawe, like ukavuga akazi uri gukora muri iyi minsi cyangwa se business urimo igusaba kuba wakwitabira event runaka cyangwa meeting runaka iri kubera muri Canada. Mu bintu bituma visa yawe iba rejected harimo kudasobanura neza cyakoranirwa kwereka visa officer ikintu gifatika cyatuma ugaruka mu gihugu cyawe, ari byo bita family ties. Ibyo ndi bigarukeho mu buryo burambuye kuko nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu cyatuma visa yaba rejected nukunirwa gusobanura impamvu wifuza kujya Canada, the reason why you want to move. Reka twihuse ngaruke kuri home ties. Iki ni ikintu muri bitatu cy'ingenzi ugomba kwibandaho kandi ukabisobanura neza muri cover letter yawe. Kuko niba ufite connection nkeya mu gihugu cyawe, like nta kazi ugira, nta business ufite irwaninga, nta butaka, UPI, nta famille, nta mafaranga ufite kuri account yawe, kuba visa yawe yaba rejected biyoroshye cyane. Home ties ni ibyo byose mvuze hejuru. Harimo akazi ukora, business, UPI ufite ahantu runaka, ubutaka, inzu, imitungo itimukanwa, famille nayo iri muri home ties. Kuko niba ugiye hanze ufite famille biba byumvikana ko utazagumayo, uzagaruka kwita ku bana ndetse na madamu.
nta mafaranga ufite kuri account yawe, iyo nayo ishobora kuba impamvu ituma visa yawe iba rejected. Iyi leta igomba kuba iteguye neza cyane mu buryo bwumvikana kandi busobanutse. Harimo n'abayita letter of explanation, ushatse wowe ushobora no kuyita visa request letter. Nkuko nabikubwiye, igice cya mbere kigizwe no kwivuga wowe ubwawe, amazina, name and surname, amatariki y'amavuko, nationality, ubwenegihugu bwawe, company yawe niba wikorera cyangwa se niba ufite akazi runaka ukavuga umukoresha wawe. Ari keza wagira ngo karoroshye, karadadiye, noneho mu mvura rero n'umutaka tabese impermeable ya indi yarakaye, igitonyanga kireba ati igikapu cyayumwe ati ntahuca, ikayindimo ntitoha, mufite amakaye, ibyo bikapu murabikeneye. Vuga icyo ukora muri rusange, icyo ni icya mbere. Then igice cya kabiri kigizwe n'impamvu ugiye gusura Canada, itariki uzagendera n'igihe uzagarukira. For the reason, niba ari traveling, visiting a friend or family, meeting, conference, n'indi mpamvu waba ufite ukayivuga, ukamentioninga naho ugiye. Ni Toronto, British Columbia, Sherbrooke cyangwa se n'ahandi. Ikindi ukagerageza guhuza profile yawe n'impamvu y'ingenzi ikujyanye muri Canada. Like niba ukora nk'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, shyiramo ibihugu wagiye ukoreramo ubucuruzi n'impamvu wumva wakwagurira isoko muri Canada. Hano kuri no mpamvu hahita haniyongeraho ikijyanye n'ubushobozi. Ikindi bunakigarukeho kuri home ties. Ushobora kwatacingaho like a contract y'umukoresha wawe niba ufite akazi. Ushobora kubwira visa office uti mfite akazi, igihe nzaba ndi muri Canada nzabasha kwiyitaho, mfite financial security, hari imyaka runaka umaze ukora, ukayishyira mu mazi imyaka iyi n'iyi nkora kandi n'ubu ndacyari mu kazi. Ku kijyanye na home ties, ese ni gute wayisobanura neza? Home ties nababwiye ko ari impamvu zigaragaza cyangwa se zituma wagaruka mu gihugu cyawe. Urugero nababwiyemo nk'akazi, umuryango, famille ndetse n'imitungo itimukanwa. Ushobora gusobanura visa officer uti mfite akazi gafatika, nkora kansaba kuba mpari byibuze buri munsi. Kuri no mpamvu y'akazi byaba byiza watacinzeho na contract yawe cyangwa se leave letter igaragaza ko ugiye mu kiruhuko, ukerekana ko wifuza ko vacation yawe yabera muri Canada, ukerekana igihe runaka uzamarayo. After that period ukagaruka kwita ku nshingano zawe mu gihugu cyawe. Leave letter izabigufashamo. Ikindi cyagufasha, ushobora gushyiramo ko ari wowe wita ku babyeyi bawe bageze mu zabukuru. Inshingano ufite z'akazi ndetse n'iz'umuryango bigaragaza neza ko ufite impamvu zifatika zatuma ugaruka mu gihugu cyawe cy'amavuko. Ikindi ukongeraho ko wamaze kwitegura ku kijyanye n'urugendo, every details, aho uzaba, travel insurance n'ibindi. Aha tugeze rero ubu uri gusoza, wamaje kuvuga every details, your profile, the reason why ushaka kujya muri Canada ndetse na home ties. Home ties nakubwiye ko ari ikintu cy'ingenzi, utakibanzeho neza ngo ukitondere ugisobanure, gishobora kukubuza kubona visa. Mu gusoza rero ushobora kubwira visa officer muri leta yawe uti muri process hagize andi makuru munkeneraho cyangwa se indi document
mushaka, please naboneka kuri iyi nimero, ukayishyiramo ugashyiraho na email yawe, then ugashima ukanasinya. Uko niko cover letter ikorwa, gira ngo wabibonye. Icyo usabwa kugira ngo visa yawe ibe approved, niba wakunze iyi video kora like, ilikinge ukore na share. Don't forget to click on subscribe. Thanks for watching. See you next video.